Turabasuhuje mwese abakurikiye uyu muyoboro wa YouTube channel witwa Business Isobanutse. Akaba ari izina rigize n'insanganyamatsiko y'ikiganiro Business Isobanutse. Ni umwanya tuganira ku bitandukanye bigize ubuzima bwacu cyangwa bitugenga bijyanye n'ubucuruzi n'ubushabitsi muri rusange, ariko tukibanda ku ngingo cyangwa se ubwoko bwa business zisobanutse nk'uko izina rya YouTube channel riri ndetse n'iry'ikiganiro. Tutarakomeza, ndagira ngo mbabwire cyangwa mbasabe mukore ibi bintu ku batarabikora. Akenshi kugira ngo ibi tubigendanemo neza cyangwa se tumenye ko turi mu murongo, bigusaba gukora mbere na mbere subscribe, ugakanda no kuri like, kandi ukandika no muri comment mukatugezaho ibitekerezo byanyu, mukabaza ibibazo, mukatwunganira kugira ngo turusheho gufatanya muri uru rugendo. Si byo gusa kandi mugakora share, uhererekanya iyi nkuru igihe igushimishije, igafasha bagenzi bawe. Hanyuma mugakora icy'ingenzi cyo kureba cyangwa kumva iyi nkuru ukayirangiza. Uduteye inkunga ikomeye, tugakomeza kugira imbaraga zo gukomeza kubategurira ibiganiro bitandukanye kandi byiza bihuje n'ubushake bwanyu cyangwa se n'icyerekezo. Tudatinze rero, uyu munsi twabateguriye ubucuruzi kuri ya nsanganyamatsiko business isobanutse, ubucuruzi bwa Pi Network, ikoranabuhanga rigezweho rya Pi Network mu nsanganyamatsiko cyangwa se mu ijambo rigira riti Pi Network ubuzima bushya. Pi Network iba ubuzima bushya gute? Mbere na mbere, niba koko dushaka kugira ubuzima bushya dukomoye kuri Pi Network, mbere na mbere, icyambere nakibabwiye, ni mubanze mukore subscribe, ubundi tugendane kuri iyi channel tubabwire cyangwa tujye tubabwira akantu ku kandi, intambwe ku yindi, ingingo ku yindi. Hanyuma ibikurikiraho ni ingaruka z'ibyo wiboneye. Ibintu bigera kuri 5 by'ingenzi usabwa kugira ngo Pi Network iguhindurire ubuzima cyangwa izaduhindurire ubuzima, tugire ubuzima bushya. Icyambere ni ugukora registration neza. Muri yandi magambo, kwiyandikisha neza. Iyo utiyandikishije neza, bidatinze bizakugiraho ingaruka. Ugomba gukoresha ibyangombwa byawe by'irangamimerere ry'ukuri kandi byemewe n'amategeko ya leta y'igihugu cyawe. Hari irangamuntu, hari passport cyangwa pasiporo, hakaba permis cyangwa icyangombwa gisimbura ibyo, cyangwa indangampunzi nk'ab'impunzi, n'ibindi byangombwa byemewe n'amategeko y'igihugu urimo. Akaba ari byo mazina ukoresha cyangwa se uzakoresha, kandi ukayandika nk'uko ari kuri icyo cyangombwa. Kandi Pi Network igira amategeko n'amabwiriza y'imyandikire cyangwa y'imyiyandikishirize muri uyu mushinga. Icyambere rero gisabwa kuri Pi Network gikore ni ugukoresha imyirondoro yawe y'ukuri iri mu byangombwa byemewe n'amategeko ya leta y'igihugu cyawe. Icya kabiri, ku byo PAI isaba, ni ugusiba konte yose itari iy'ukuri cyangwa se yanditswe
nabi. Urugero mutaza kubyitiranya, hari umuntu waregestarinze akoresheje andi mazina adafite aho ahuriye n'aye bwite ari mu irangamimerere ye cyangwa mu byangombwa afite akoresha mu buzima bwa buri munsi. Iyo konte rwose n'ubu unyumvise wayisiba. Ukuntu uyisiba rero, uragenda ukajya muri P-Network ukayifungura, ukagera ahandi tumayiningira, ugakanda mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, ugafungura akazi urutonde rw'amagambo, ukajya hasi kuri profile, hajya guheruka, ugakandamo hakaza imyirondoro yawe, ukareba hagana hasi handitse delete account, ugakandaho, baguha aho ushyira username yawe. Username yawe ni ya yindi iri munsi y'amazina yawe hariya hejuru. Iyo ukanze kuri profile, iyo arobase ntago ijyaho, oya, yego. Iyo umaze kuyishyiramo ugakanda kuri delete, kuko bakwandika ngo see how, ngo reba uko bikorwa, ugashyiramo, bakakubaza iyo username ukayishyiramo, ugakanda kuri delete, iyo konte uba uyikuyemo. Ibi wabikora ari uko utagishaka kumayininga cyangwa utagishaka kuba umupayoniya, ariko wanabikora mu rwego rwo gukuraho konte zidakenewe kugira ngo zitakubangamira, udatera urujijo ko team bakabura iyo bemeza n'iyo bareka. Gerageza rero uyisibe ku giti cyawe niba koko ubona ko idatunganije ibyo tubabwira bisabwa. Icya kane ni ugukora ni igiciro cya GCV. GCV, buri muntu wese wamaze gukora KYC asabwa gukora transaction zijyanye n'igiciro twemeje cyangwa se twifuza mpuzamahanga, global consensus value, cy'ibihumbi 314,159 by'idolari kuri payi imwe. Ibi ngibi ubigenza ute? Ndafata urugero, niba ngiye kugura igikapu gihagaze ibihumbi 10 kandi tukaba duteganya kari agaciro ka payi, ndafata ibyo bihumbi 10 mbigabanye ari amadolari ibihumbi 314,159. Ibyo mbonye nizo payi uriya muntu ari bunyishyure. Ariko kandi ntabwo nakwibagirwa kubabwira yuko iki giciro sikamara, ahubwo ndabarabura mbabwira yuko hari ikindi giciro kizaza kinakiruta. Niko amakuru adushyira. Hanyuma ikindi kintu tugomba kwitaho ni open mainnet igiye kuzaba, izaba ryari. Open mainnet iri mu bice bitatu. Bwa mbere habanje icyo twita unclosed mainnet cyangwa se barter trade. Ahangaha naho umupayoniya mu gihugu arimo cyangwa akarere nk'aka ka East Africa, abapayoniyazi bemerewe, aho byemejwe bemerewe kuba bakwishyurana bakoresheje Pi coins, kanyishyura nka kwishyura. Cyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ni pre-mainnet. Pre-mainnet ni ishyirwa ku isoko ry'agateganyo ry'abapayoniyazi bakoze KYC, payi zabo zikimuka zikajya kuri konte y'ukuri, main balance cyangwa se mainnet balance. Open mainnet igice cya gatatu ni igihe kumayininga bizaba bitagishoboka, byararangiye. Icyo gihe na companies zose zemerewe gukorera muri P-Network zizaba zirekuriwe. Iki gihe rero mu by'ukuri murabona ko iyi payi imaze imyaka ijya kumara imyaka 5. Iki gihe
kizanabanzirizwa n'ikindi kintu cyitwa mass KYC, KYC ya rusange. Niba miliyoni 15 zarahawe KYC, bakaba bifuza gushyira ku isoko miliyoni 10, ariko muri izo miliyoni 10, miliyoni 5 n'ibihumbi 580 akaba ari bo konte zabo, payi zabo zamaze kwimukira kuri konte ya payi. By'ukuri ni icyuho gikomeye cyane. Nibyo rero Dr Nicolas yadushishikarije mu minsi ishize yuko buri wese yakora ibishoboka kugira ngo agwize umubare w'abantu miliyoni 10 kugira ngo iyo pre-mainnet ibeho. Si ibyo gusa kandi kuri iki giciro giteguwe igihe kinini, bantu baravuze bavuze abahanda, ariko nawe mbabwiye ntigishobora kuzarenga. Uko igihe kirushaho kuba kinini niko igiciro kizarushaho kwiyongera. Mbabwira indi mpamvu yuko icyifuzo cya Dr Nicolas ari uko iki giciro payi yazagira agaciro kari stable, kadahindagurika. Nari mbabwiye kuri open mainnet gizabera, nigihe nta kumayininga kuzaba kugihari, kandi twarayitangiye, igabanijwe mu bice bitatu. Turi mu gice cya mbere, igice cya kabiri ntago kiraba. Abantu rero birirwa bayihamagara basa nk'abigaragambya ngo nibe kuri 28 mbakuriye agahu hehera hahandi, mbakuriye inzira ku murima. Ngiye kuvuga agahu hahandi. Hanyuma rero mbakuriye inzira ku murima ntayo. Nibizaba uriya ni ku munsi wa Pi Today, ntago tuzi bizaba, ariko ibiteganijwe ni byiza, na amahoro ntago ari ibibi. Mureke tubitegereze, ariko tutagiye kuraguza umutwe. Kandi ikindi nuko iyi open mainnet izabanzirizwa n'ibintu bifatika, harimo iyi mass KYC, KYC ya rusange. Nta muntu uzaba atarakora KYC cyangwa utarayihawe. Ikindi kizayibanziriza ni ukuba nta kumayininga kuzaba kugihari, twungukira muze twalokinze no gustakinga muri Fireside. Tuzabigarukaho byose, ariko nanone ntabwo nakwibagirwa yuko open mainnet mbere yuko iba hazavuga induru nyinshi, konte nyinshi. Ndakigarukaho nabivuze ubushize kandi bivuga buri gihe, konte nyinshi zizafungwa. Niyo mpamvu muzabona hazabanza iyo nkubiri y'amarira yo gufunga konte. Bibaye byiza rero konte ufite ipfuye, byaba byiza ukayifungira mbere yuko bayifungana n'iyawe, ku bantu bafite konte zirenze 2 cyangwa 3. Ataho ko byapfuye atika nteganye bazazifunga icyarimwe zose, kuko ntabwo uzaba waragaragaje iyo kuri iyo ariyo. Inama rero nuko wasigaza konti imwe, dore ko ariyo twemerewe itunganye, izindi we kuzirekeraho gusa, ahubwo zisibe. Izo payi waramayininze zizasubizwa mu kigega tuzimayiningi. Ibyo rero kuba twarabikoze amafuti bikaba biraho biryamye tutanabisiba ngo babone ko nta n'ibihari, biri mu bintu bidukereza bidutinza ko open mainnet yaba. Ngira ngo nsoze, ndegereza ingingo ibanziriza isoza, nuko aba pioneers twese dukeneye icyo nakwita luxury life, ubuzima buhenze cyangwa se buryoshye. Nimujya hano kuri description y'iyi channel business sobanutse, handitsemo ngo ubuzima butagira ifaranga ni indembe, no money no life. Mu by'ukuri iyi pioneers luxury life cyangwa se ubuzima buhenze bw'aba pioneers buzaturuka kuri ibi bintu, buzaturuka kuri konte nzima ufite. Nkuko twabibonye, bizaterwa nuko wuzuza cyangwa wujuje ibisabwa. Yose tuzabigarukaho kandi twaranabivuze. Bizaterwa nuko buri munsi
umayininga kugira ngo urusheho kugwiza. Bizaterwa kandi nuko uzi kwihangana ugategereza udakubaganya konti yawe. Icyanyuma kizatuma ugira ubuzima bwiza, ikintu cya mbere kuri radiyo Rwanda baca umugani ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Kurikirana amakuru ya P-Network kuri business isobanutse. Umenye buri kantu, umenye buri nguni, nk'aya mazina ya ba bahungu bo muri showbiz. Buri kantu na buri nguni. Menya buri kantu, umenye buri nguni. Iyi channel business isobanutse izigisha kandi tuzaganira kuri business muri rusange, ariko z'umwihariko. Ibi bizagurira amarembo abapioneers benshi, kuko igihe cya Open Minded kizaba buri wese yaramaze kwisobanukirwa no gusobanukirwa aho yabona yashora imari. Icyo nahereyeho aba aricyo nsorezaho. Ndasaba buri wese gukora subscribe utarayikora, kugira ngo utsindagire urutoki kukazogera gahinduke ugakandeho, bijya bigukangura, bikumenyeshe icyo twita notifications, bikumenyeshe ko ikiganiro cyahageze. Kora subscribe rwose, kanda kandi kuri like, muri comment wandike, ukore share, guhererekanya iyi nkuru kugira ngo igere kuri benshi, turusheho kunguka twese. Hanyuma icyanyuma, jya ureba inkuru uyisoze. Niyo mpamvu twihaye intego yo kujya tubategurira iminota itari myinshi, itarambiranye. Turifuza ko niba myinshi nibura itazagirenza 20. Ibirenze ibyo abantu bari muri rwinshi, ariko biri n'amahire kuko bari amajwi niyo washyiraho ukagenda wiyumvira, abajya abana biyumvira imiziki muri telefone byagufasha. Ngayo nguko amakuru n'ibiganiro nakagaruka kuri business isobanutse ku ngingo zitandukanye, ariko cyane cyane muri mess cyangwa se kuri ubu turibanda kuri P-Network. Mukomeze mugubwe neza kandi muhahe muronyi.